Ubuzima ntabwo bworoshye kuri iyi si, ariko buriya nubona umuntu mwari muhuje intego ariko ukwigaranzura, uzamenye ko byakomeye. Iyi si uzayibamo ubane n'abantu ariko bose uko bari aho ngaho ntabwo ariko bazakwifuriza ibintu byiza. Benshi bazatangira kuvuga ati ese uyu muntu bitebye, batangire kukugambanira, rimwe na rimwe birangire bagushyize inyuma yabo. Mwese muzafatanya amasengesho, muzasengera hamwe, ariko buriya abantu bose bagira imigambi itandukanye. Bamwe bazibaza bati se ubundi nkuriya ni gute yadutanga? Bose ubwo nibwo rero bazigira inama yo kugira ngo bakugambanire, kandi ntacyo uzaba ufite wabikoraho. Uko niko isi imeze muri ubu buzima, ntacyo wabihinduraho. Benshi bazatangira kukwita umusazi, bazagutuka, bazakuvugaho byinshi bitari byiza. Ariko burya buriya umugisha iyo ari uwawe, ntawe uvuma burya uw'Imana itavumye. Iyo wasenze ugasengana umwete, nta muntu wigeze ubuza umugisha we. Umugisha wawe aho uri urakwisangira. Hahandi bagutaye, Imana izagutoranya mu bandi. Imana izagukorera ibitangaza batakekaga ko ibyo bitangaza byakubaho. Hanyuma n'ubundi babandi bari bafite ishyari ry'uko hari icyo barusha, n'ubundi bizarangira ntacyo bagezeho kubera ko bagusubije inyuma, kuko ntawe uvuma uw'Imana itavumye. Umugisha wawe ntaho uzigera ujya, kandi uzakomeza ukora ibyiza kabone n'ubwo wahura n'ibibazo uko byaba bingana kose. Yari King Gedeon nk'ibisanzwe kugezaho inkuru nk'izi. Ntiwibagirwe kudufollowinga, kanda subscribe ndetse no gusharinga inshuti yawe yakenera ubutumwa ubu ngubu. Nawe ubutaha.